Banyarwanda banyarwandakazi twongeye kubasuhuza ni kuri radiyo televiziyo ubumwe. Uyu munsi twongeye kugaruka kubaganiriza ariko by'umwihariko kubagezaho uburyo uku kwezi kwahariwe gusabira byimazeyo abanyarwanda bose bishwe, ariko by'umwihariko gusabira cyane cyane roho ya madamu Esperance Mukashema. Niyo mpamvu nabatumiriye Padiri Jean Bosco Mihigo kugira ngo abanyuriremo muri make uko ibintu byateguwe, uko bizagenda, hanyuma nuko bizakomeza. Padiri Jean Bosco, murakoze Madamu Claudina murakoze Madamu Claudina kongera kumpa aka kanya ko kugira ngo tuganire n'abakunzi n'inshuti za radiyo televiziyo yanyu kandi ya Madamu Mukashema Esperance. Uwo muvandimwe ni mama Rwanda, twateguye igikorwa cyo kumusabira muri uku kwezi muri Kiliziya Gatolika, twibuka abapfuye bose ukwezi kwa 11. Uyu munsi wo ni n'umunsi wo kwibuka abapfuye ku buryo bw'umwihariko, kandi ababikoze bakabona n'indurigensiya ishyitse. Twebwe rero twateguye kugira ngo turebe umuntu udasanzwe, umumama udasanzwe nka Mukashema Esperance, tumusabire, dusabire umuryango we, dusabire abavandimwe be, kuko yatweretse ibintu bidasanzwe. Yatweretse ko ari umumama ufite umutima utabona uko uvuga, umutima mugari, umutima wagutse, mu bwenge hagutse, mu myumvire yagutse. Ubwo yicirwaga na FPR Inkotanyi, ikamwicira umwana, akicirwa n'interahamwe zikamwicira abavandimwe, zikamwicira inshuti, zikamwicira abantu bose babanye, ariko we agashobora kubirenga, akababarira, akabana n'abahutu, akabana n'abatutsi, akabana n'abatwa, atavangura. Ntabwo ari ukumusabira gusa, ahubwo kuko twizera ko Imana nyirimpuhwe nyirimbabazi yamwakiriye mu bayo, nawe asabira u Rwanda kugira umutima nk'uwe. Abanyarwanda n'abanyarwandakazi turenge imipaka, turenge ibidutanya, dushyire imbere ibiduhuza. Ngiye impamvu twateguye uku kwezi kw'amasengesho kuzamara iminsi 30. Twatangiye ejo n'igitambo cya misa kizaje gitangira igihe cyose ku isaha ya 3:00 i Paris, kuko hajemo guhindura n'ibihe. Ndakeka mu mwarahinduye ibihe, bikaba ari ku isaha y'u Rwanda. Ndakeka icyo gihe ari 2:00 ku isaha y'u Rwanda. Murakoze. Niba ikibazo nagisubije, ubwo mwakomeza mukambaza n'ibindi tugakomeza ikiganiro. Mwakoze cyane kuntumira. Murakoze gusobanura neza impamvu z'uku kwezi kw'amasengesho. Rero nashakaga kwibaza, mwabiteguye mugamije iki? Ndetse hari n'abandi banyarwanda navuga batakemera Imana, Yezu Kristu n'abandi abo kandi bamukundaga. Ese murabaha butumwa ki? Mugamije iki? Murabahereza butumwa ki? Kandi bakundaga uriya mubyeyi ariko bemera Imana ariko batemera Kiliziya. No mu kanya muratubwira, turavugana ku bibazo Kiliziya yagiye guhura nabyo, ituma abantu benshi bakomereka ku buryo abantu bakibazaho ibintu byinshi cyane. Abantu bashaka kumuzirikana no kumuherekeza batakemera cyane Kiliziya ariko bemera Imana kandi bamukundaga, bazabyitwaramo bate? Mwebwe muzabaherekeza mute? Ese mugamije iki muri uku kwezi kose? Murakoze. Murakoze cyane. Nk'uko rwose iki kibazo cyiza cyane mumbajije kandi gikomeza no kubyo twari tumaze kuvuga. Madame Mukashema Esperance yagaragaje ko ari nta mipaka. Yagaragaje ko ari nta mipaka, byaba ku idini, byaba ku bwoko, byaba ku myumvire no mu myemerere. Abamukunda bose, iki gikorwa na mbere nabagiye kukubwira ko cyateguwe n'ishyirahamwe
rya Gakurazo Madame Esperance yabagamo, rwose yagize imbaraga zo guhuza abarigize uyu munsi. Ubwo rero ikigamijwe kuko ari ukwibuka Madame Esperance Mama Rwanda, abamukunda bose, baba ababa mu masengesho bataba mu masengesho, abazabishobora bagashobora kuza kuri radiyo yanyu, cyangwa se bakaba badashobora no gukurikira misa, bashobora kutwoherereza uko bamwibuka, kuko twifuza ko uku kwezi kwarangira dufite isura n'ishusho y'uwo mubyeyi dukunda kandi dushaka ko yamenyekana. Ubonye twazagize n'ubutwari ahubwo tugatangaza igitabo ku buzima bwe, uko tumuzi, uko abantu bamwibukaga mu nyuma y'amezi 3 yitabye Imana. Ubwo urumva ko ikigamijwe abo bose turabatumiye, uzashobora kukohereza ubutumwa uzabutugezaho, cyangwa se abashaka kubungezaho nanjye nabugeza kuri iryo tsinda rya Gakurazo, ariko rwose nta muntu n'umuhejwe. Ntabwo kandi ari umwanya wo kwamamaza idini. Icyo dukeneye ni ukuvuga ngo turareba isura idasanzwe ya Mama Esperance, uwo mumama warenze imivugire n'imyumvire abanyarwanda twifitemo, izamo irondakoko, ikazamo irondakarere, ikazamo mu nyangire, ikazamo mu nyicire, mu mfungire, mu ngirire gute. Ibyo rwose uko yabirenze natwe tubirenge. Ibyo ari byose uzashobora kuza mu misa ntago azasanga ko tuje guhindura imyemerere n'imyumvire ye. Utazashobora gukurikira izo za misa ashobora kutwohereza ubuhamya bwe kuri uwo mumama n'uwo mubyeyi, cyangwa se akagira uburyo yafasha n'umuryango we, akabafata mu mugongo kandi akanabashyigikira. Ibyo ngibyo rwose nabyo ni ibintu dukeneye gusenga no gusabira, kugira ngo abana be bahumurizwe, umuryango we, udusigisigi tw'umuryango we tukiriho, bumve ko batabyawe n'umumama gito, ahubwo babyawe n'umumama ukwiye kwitwa mama koko. Ndumva ari ako ngako nashyiraho, kandi niho n'amarangamutima yanjye ari. Murakoze ku bisubizo muduhaye kuva ugitangira kuvuga, kandi nkunda no kubikumva na kenshi, n'abanyarwanda benshi barabivuga. Wakomeje gukomoza kuri Gakurazo nawe yarabyivugiraga. Madame Esperance ni ahantu habereye amarorerwa akomeye cyane. Nk'umupadiri, wowe Padiri Jean Bosco, nk'umuntu wamenye ibyabereye Gakurazo, nk'umuntu ureba uburyo Kiliziya Gatolika yitwara uyu munsi, wabitubwiraho iki? Wagira icyo utubwira kuri ibi bintu by'amarorerwa byugarije Kiliziya Gatolika? Murakoze cyane. Mu kwezi gushize, ukwezi kwa 4 k'umwaka ushize, twibuka abihaye Imana, hari byinshi nabivuzeho, nabyo ndagarukaho mu magambo make. Gakurazo, abaguye Gakurazo mu by'ukuri ntakubeshye, nta muntu n'umwe narinzi ku buryo bwihariye nk'umuntu ngo mvuge ngo ndamwibuka nk'umuntu twari tuziranye, nk'uko nziranye na Mama Esperance Mukashema, cyangwa nk'uko nawe tuziranye Claudine Mukashema. Uko igitekerezo cyanjemo, hano muri Amerika y'Epfo dufite ikintu twita martirology, urutonde rw'abantu tubona yuko bameze nk'abahowe Imana cyangwa se bazize ukwemera kwabo. Nge nkeka ko Gakurazo ni ikimenyetso cya Kiliziya y'u Rwanda yaciwe umutwe. Kiliziya y'u Rwanda yanzwe na FPR kuva igitangira gutegura intambara. Kiliziya yuko uko ibitabo bibigaragaza cyangwa se bigenda byigaragaza hirya no hino, FPR yateye u Rwanda ari runari, bisa nka runari igarutse. Ranu na runari ni ikintu kimwe. Ranu na runari nibyo byabyaye FPR. Bagarukanye umunabi wo kwanga Kiliziya, kuko bavugaga yuko ariyo yabirukanye ifatanije ngo na Parmehutu na Perode. Bagaruka bumva bagomba kuyihoreraho, bakayisibanganya mu Rwanda, cyangwa se bakayihindura Kiliziya imeze ngo nk'iyobokamana riba mu Bushinwa. Ibyo rero kubisobanura ngira ngo ntabwo biruze kutworohera abatwumva, ariko reka ngabanye imvugo, noroshye imvugo babyumve.
FPR igeze mu Rwanda imaze gufata u Rwanda muri 1994, icyo yakoze cya mbere cyabaye guhuriza hamwe bari abepiskopi yabonaga yuko aribo bakomeye cyane, nka Musenyeri wa Kabgayi wari perezida w'inama nkuru y'abasenyeri, hakabaho archevêque wa Kigali, ubwo niwe wari prima, niwe wari umusenyeri wa mbere muri abo bose. Hanyuma hakabamo na Musenyeri wa Byumba, hakabamo n'abapadiri benshi, bivuge ngo kwica abasenyeri igakurazo bari baciye umutwe kiliziya. Ariko noneho gakurazo yaba n'ikimenyetso cy'ukwizera kuko kiliziya ishobora kuzakanguka, kuko ababyukije iki gitekerezo ni Mama Esperance, kubera umwana we waguyemo. Uriya mumarayika waguye gakurazo yabaye imbuto yo kubyutsa ikindi kibatsi mu mutima w'abantu. Twajaga igakurazo tugashyiraho akarabo ko gutekereza kiliziya, kuko kiliziya y'u Rwanda icyo nayikubwiraho uyu munsi ntakubeshye, mu by'ukuri uko je nyibona nuko nyumva, ni kiliziya yabaye nk'agashami cyangwa se umuzindaro w'ubutegetsi buriho. Urebye abasenyeri bose kugeza uyu munsi nta musenyeri utinyuka kuvugira abanyarwanda n'u Rwanda, nta musenyeri utinyuka kuvugira abababaye n'abababazwa, ahubwo usanga barayobotse. Usanga icyo twavuga kindi gikomeye nuko bose bigize abayoboke ba FPR cyangwa se bakigira ibikoresho bya FPR. Mu by'ukuri ngiki cyo nakubwira ko gakurazo nitwibagirwa gakurazo, kwibagirwa gakurazo, hari umuntu nabibwiraga muri iki gitondo kandi nzi uzakurikira ikiganiro, namubwiye ko kwibagirwa gakurazo muri kiliziya y'u Rwanda ni nko kwambarira inkweto harimo amabuye, ugashyira amabuye mu nkweto ukazambara kandi ugiye kujya mu rugendo, ntabwo ushobora kugera iyo ujya. Ngaho nicyo ndi kuvuga, urugero naguha n'urwo ngurwo rwose kugira ngo tubyoroheje. Gakurazo, kutibuka gakurazo ngo abasenyeri bahambwe muri katedrale zabo, uzi ko bose bagihambye bashyinguye muri katedrale ya Kabgayi, ariko uwa Kigali agomba gushyingurwa muri katedrale ye, uwa Byumba agomba gushyingurwa muri katedrale ye. Kuki kardinale uyu munsi uyobora Kigali uzi neza ibyo yamukoreye, archevêque wa Kigali yamukoreye, kuko niba mujyanye kwiga mu Burayi amuhungisha igihe bafungaga ibyitso, aramuhungisha amujyana i Burayi kwiga, ariko we ntacyo akora no kugira ngo ashyingurwe koko, kandi yicaye mu ntebe ye. Ni agahinda mu by'ukuri. Abazatwumva bumve yuko ntago ari ukwanga umubyeyi wanjye kiliziya, ntago ari ukunenga umubyeyi wanjye kiliziya, ariko utavuze kutavuga ukuri byazatuma dukomeza kugendera mu Kigali, kiliziya igakomeza gusenyuka tuyireba, nk'uko Bikira Mariya yatubwiye ngo ukwemera n'ubuhakanyi bizazana. Ubu mu Rwanda ukwemera n'ubuhakanyi birabana. Abapadiri Karidinali arabwira ngo nibagende bunamye, ngo bagende bunamye. Abapadiri bazagenda bunamye, bazagenda bareba ikibazo, ntibazareba aho kwegura umutwe ngo barebe Imana, ngo nibagende bunamye. Nyagasani Imana aragira ngo barebe isi n'ibiyituye. Ngira ngo murakoze ku kibazo mumbaje gikomeye, nkeka ko arabashobora kumva ko nabakomerekeje, bambabarire. Ariko icyo nakubwira nuko kiliziya y'u Rwanda irarwaye, u Rwanda rurarwaye. Uwavura kiliziya yavura u Rwanda n'abanyarwanda. Murakoze ku bisubizo byiza mutanze. Nanone ukomoje kuri karidinali. Ni gute wavuga ngo kiliziya irarwaye kandi ifite karidinali? Kiliziya y'u Rwanda irwaye ite kuva yabaho ari ubwa mbere bagira karidinali? Karidinali ni umuntu ukomeye cyane, urabizi kundusha, wanabidusobanuriraho muri makeya uburyo akomeye rwose. Kugira amahirwe nk'igihugu cy'u Rwanda tukaba dufite karidinali, warangiza wowe nk'umupadiri ukatubwira ko kiliziya gatolika yo mu Rwanda irwaye, ko ishaka no gusibangana, ko bashaka gushyiraho amasekte akaba ariyo aganza. Ni gute wabidusobanurira, wabisobanurira abanyarwanda? Murakoze cyane ku kibazo cyiza cyane kandi umunyarwanda wese yari akwiye kumva no gusobanukirwa. Icya mbere, karidinali muri kiliziya gatolika ni urwego koko rukuru, kuko buriya karidinali dufite ashobora no kuba papa, ashobora kuba papa akayobora kiliziya yose. Ariko nk'uko kiliziya muri kiliziya bigenda,
uriya mukaridinari dufite mu Rwanda ni umuntu waje afite ubutumwa kandi abikora neza nk'uko abafuramaso nabo babikora, bakinjira muri kiliziya ntibamenyekane, bakihisha kugeza bageze mu nzego bashaka. Uriya karidinari twamubonye dute? Uriya yahungiye i Burundi n'ababyeyi akiri umwana, ngira ngo niko babivuga, kuko burya amateka ye nta muntu yazi. Uyazi azamvuguruza ahangaha, bagenda babihindura ku rubuga rwa Kigali, babihinduye nk'inshuro 30 uzarebe. Avuye i Burundi ajya i Bugande. Avuye i Bugande bafashe gahunda yo gushinga RANU. Ari mu bantu bashakaga kujya mu ngabo za FPR, bamubwira ko bamukeneye ku rundi rugamba. Ajya kwiga, icyo gihe nibwo bamwohereje kujya kwiga muri Kenya. Ibyo bintu nta hantu bajya babivuga, barabihisha. Ajya kwiga muri Kenya. Ava muri Kenya habaye ku mishyikirano Museveni yagiranye na Habyarimana. Muri icyo gihe bumvisha abasenyeri ko bagiye guhererekanya abaseminari. Umuseminari waje mu Rwanda ni Kambanda wenyine. Nta museminari w'umunyarwanda nzi wagiye kwiga i Bugande. Kambanda yaje Nyakibanda, nta muntu uzi yavuye, aza nk'ikimanuka, azajya mu mwaka ubanziriza uwa nyuma, ahabwa ubupadiri na Papa Francisco. Ntiyasubiye i Bugande, nta n'urupapuro rugaragaza uko yabaye inkardine muri Kigali. Ijambo inkardine ni ukuvuga ngo iyo umupadiri abaye padiri aba afite umusenyeri wamwemereye ko amwakiriye. Iburyo yavuye i Bugande na Kenya aza mu Rwanda nta muntu ubizi, nta muntu. Na chansoriye wa Kigali ntabyo bafite. Muri chansorori ya Kigali niba babifite bazabitubwiye ko babifite, ntabyo bafite. Na Roma ntabyo ifite, ahubwo umuntu yibaza ngo yageze yate. Ibyo kugera ku busenyeri ntabwo ngiye kubivugira ahangaha ngo mbitangaze ngire nte, kuko ntahataba amanyanga, ntahataba inzira zikocamye. Nguko uko yageze ku busenyeri, nguko uko yageze ku bukaridinari, ukabona n'ubupapa bugezeho da, wabona n'ubupapa bugezeho, kuko ni itekamitwe riracyakomeza. Ariko amasengesho y'abakirisitu turi gusaba, dusaba Imana kugira ngo ibyo binyoma babeshya abantu imyaka 40 n'imyaka n'imyaniko ikabira irakomeje bimenyekane, bije ku mugaragaro, tubivuge kandi tubibwire n'abantu bose babimenye, nitubihisha. Harakabaho ahubwo wazanye YouTube kugira ngo tubashe kuvuga ibintu ku mugaragaro abantu batwumva. Murakoze. Ndumva sinzi niba ikibazo cyawe nagisubira uko bishaka, nagenze nzenguruka, ariko mu magambo abiri make nuko u Rwanda rufite karidinari, ariko ni karidinari wabo. Hari umusaza w'iwanyu hariya yarabivuze ngo dufite karidinari wacu, dufite archevêque wacu. Ubwo rero wumvise ibyo nakubwiye, ntabwo ari karidinari wa Kiliziya Gatolika, ntabwo ari karidinari w'abakirisitu b'Abanyarwanda, ni karidinari wabo. Ufunze mikoro yawe. Yego, murakoze. Ni ukuri ntabwo byoroshye kubisobanurira byose rimwe nyine. Karidinare, FPR, ubukristu ni ibintu birebire, kandi tuzakomeza gusesengura twerekana uburyo rwose ari umukozi wa FPR kurusha uko ari umukozi w'Imana. Twabivuzeho na mbere, tuzakomeza tubivugeho ibintu, uburyo avugira FPR aho kuvugira Abanyarwanda. Ni ibintu bitangaje cyane. Reka dukomeze. Ikiganiro cyacu cyari kigamije kumenya uburyo Abanyarwanda bishwe ndetse n'abaharaniye uburenganzira bw'ikiremwamuntu bagatanga ubuzima bwabo baharanira bunga Abanyarwanda, bashaka ubumwe bw'Abanyarwanda, bitewe n'ukuntu FPR ndetse n'interahamwe z'abahezanguni zaduteranyije, zaduciyemo ibice. Mu gusoza, Padiri Jean Bosco, wabwira iki Abanyarwanda kuri uyu muhango utangiye mu kwezi kwa mbere z'ukwa 11? Mwatubwiye ko misa n'amasengesho bizamara uku kwezi kose. Ese hari izindi gahunda muzakurikizaho? Ese bizagenda bite? Bizarangiriraho? Hari ikindi kibazo nabajije mbere nshaka kongera gusubiramo kugira ngo tugishimangire. Abatari mu idini Gatolika kandi bemera ko koko ubutagatifu bubaho bitewe n'ibikorwa bya muntu,
nabyo muragira icyo mubibabwiraho. Murakoze. Murakoze cyane. Kugira ngo koko tujye gukora umwanzuro, dukwiye kugaruka ku bibazo nk'uko mwabibaje kuva kare, kugira ngo turebe niba abantu badukurikiye bazasobanukirwa n'iki gikorwa. Iki gikorwa nk'uko nabivuze cyateguwe n'ishyirahamwe ry'abantu ba Gakurazo, cyangwa ry'abarokokeye Gakurazo, cyangwa se ry'abantu baburiye ababo muri Gakurazo. Iyo shyirahamwe rikaba ari ishyirahamwe rigenda ryisuganya, kuko n'abandi bose bashobora kugenda baryinjiramo. Ntabwo Gakurazo ari ikimenyetso cya Kiliziya Gatolika gusa nk'uko nabivuze, ahubwo ni ikimenyetso cy'uko u Rwanda n'Abanyarwanda kuri FPR ntacyo bari bayibwiye. Gakurazo yaguyemo Abahutu, igwamo Abatutsi, yaguyemo abana, igwamo abakuze, yaguyemo abihaye Imana n'abarayiki. Gakurazo ni ikimenyetso. Gakurazo yakwiye kuba ikimenyetso, Kibeho yari ikwiye kuba ikimenyetso. Nk'uko wari ubivuze, hari ahantu harakwiye gukomeza hakaba ibimenyetso bikomeye tuzajya twibuka. Icyo ntabwo rero bizarangirira aha, ahubwo icyo navuga ni uko iryo shyirahamwe rya Gakurazo, uko tugenda tubitekereza, hari Gakurazo niho hagombye kuba urwibutso rukuru Kiliziya Gatolika yagombye kujya ikoreramo misa zo kwibuka Abanyarwanda baguye muri Jenoside, yaba Abahutu, baba Abatutsi, baba Abatwa. Ibyo rwose tuzabiharanira, kandi Imana nibishaka tuzabigeraho nitwisubiza na gakondo yacu. Icyo kintu tuzakomeza tukirwanire, na Kiliziya tuzakomeza tuyirwanire, ibe Kiliziya ya Yezu Kirisitu, ibe Kiliziya yamamaza ivanjiri aho kwamamaza amabwiriza n'amategeko bya FPR. Aka kabiri ngira ngo twibutse ba bandi rwose batiyumva, haba muri Kiliziya Gatolika, haba mu bijyanye n'ubutagatifu, bumve Esperance Mukashema, intwari y'Abanyarwanda, umunyarwandakazi dukwiye guha izina rya Mama Rwanda. Ubonye bavandimwe, twazagize umunsi muri kwa kwezi tuzabibukaho amaze umwaka yitabye Imana. Igihe tuzibuka amaze umwaka yitabye Imana, tukazakusanya ikintu kigaragara, tugakora nka fond, ikintu cyitwa fond Esperance Mukashema, igamije gukora iki n'iki gikorwa iki n'iki, cyangwa se tugashyiraho igikombe kikamwitirirwa, cyangwa tugashyiraho ikintu kimwitirirwa, akabaho ubonye mu Rwanda akazaba place Esperance Mukashema, cyangwa umuhanda Esperance Mukashema. Ibyo bintu nibyo tugomba guharanira. Abantu bose bakunda icyiza, Mukashema yakundaga icyiza, natwe dukunda ibyiza. Nta cyatubuza guhuza no guhuriza hamwe ibiganiro n'imyumvire. Nkasoza rero nsaba abo duhuriye muri icyo gikorwa cya Gakurazo ko twakomeza tugasenga, kuko tuzi neza ko nta kinanira Imana. Imana izadushoboza byinshi, kandi izaduhishurira byinshi. Twafashe ukwezi ko gusenga, ni nk'iminsi 30, ya yindi 30 Yezu yamaze mu butayu asenga, atarya atanywa. Ni nka ya minsi 30 Inyasi wa Loyola adusaba gukora umwiherero. Ni urugendo rurerure. Nyuma y'uru rugendo rero tuzongera twicare, dushake, turebe imyanzuro, turebe ibyo twakuye muri urwo rugendo, tubitangarize abantu batari bake, tubitangaze no ku maradiyo cyangwa se mu zindi nyandiko. Nicyo ngicyo nakubwira mu byo bitatu. Mwakoze kudutumira, mwakoze kugira ngo dutangaze iki gikorwa, kandi Imana ikomeze ibahe umugisha, ibahundagazeho umugisha utagimba. Umuvandimwe wacu Mukashema Esperance, abavandimwe be, inshuti ze, abantu bose baguye muri Jenoside, baba bishwe n'interahamwe, baba bishwe n'inkotanyi, baruhukire mu mahoro. Kandi uretse ibiburabwenge nibyo bivuga ko abo bantu bapfuye, ariko bo bibereye mu mahoro, nk'uko isomo ry'uyu munsi bivuga. Ku bari busome iryo somo ry'uyu munsi, murakoze, umunsi mwiza. Mbere yo kugenda Padiri, hari abantu bavuga ko niba mushobora kugira icyo mubasubizaho, hari abantu b'abaktiviste bavuga bati gusenga gusa ntacyo bihagije, nyaboneka hamwe n'amasengesho yanyu mugire ibindi bikorwa by'urukundo, byo gutabaza, mbese habeho izindi ngufu zitari ugusenga gusa.
nk'umupadiri wabwira iki abakristu rwose bumva ko nta kindi bakora uretse gupfukama bagasaba Imana igahereza u Rwanda amahoro? Murakoze cyane. Nkeka ko icyo ngicyo ntabwo ari inyigisho za Kiliziya Gatolika. Ukwemera kutagira ibikorwa kuba kwarapfuye. Hari abantu rero bigishijwe iyobokamana risinziriye cyangwa rihumirije, abo ngabo ntibahumure, bamenye ko ukwemera kutagira ibikorwa kwapfuye. Ni ukuvuga ngo niba tuvuga ko twemera Imana tutabona, ntidufashe umuntu tubona turi ababeshyi, niko Yohani abitubwira mu masomo ye na Yakobo. Nabwira rero abantu bose bakeka ko gusenga ari uguhumiriza, ahubwo umuntu usenga by'ukuri Imana imwereka, imubwira rya jambo yabwiye Abayahudi ngo niba ari ukureba narebye, nabonye imibabaro y'umuryango wanjye, niyo mpamvu manutse kugira ngo ngutabare. Umuntu se wasenga akibagirwa ko idamange iryamugwiza yatweretse Bibiliya ati iyi niyo ntwaro mberetse tubarase, ati ndarashe, kandi idamange kuko yararashe. Wavuga ngo arasenga akibagirwa Mihigo Kizito waririmbye ati aho bavugaga ko ndi umunyarwanda, bavuga ashaka kuba ndi umunyarwanda, nimuvuge ndi umuntu, kandi ibyo ngibyo yaririmbaga indirimbo z'Imana za Kiliziya. Wasenga akibagirwa ko Barashidi si umuyisilamu, yabivugaga nk'umuyisilamu kandi akabigaragaza. Ahubwo ndashaka kubwira abakirisitu dusenga, ndashaka kwibutsa abapasitoro bose, ndashaka kwibutsa abahuriye muri rya huriro rigizwe ngo n'amadini n'amatorero mu Rwanda, nibakanguke bagaragare ku rubuga, nibavugire abakangondo, nibavugire umugore wa mugore watakambaga avuga ko bamutwikishije ibyuma ntazi ibyo ari byo mu myanya ndangabitsina. Nibavuge batabarize abari gufungwa barengana kuko bari kuvuga uburenganzira bwabo. Nibatabaze bavuge bati u Rwanda rugezaho noneho gusenga bigomba no kuba gukora ibikorwa byiza. Papa Paulo wa gatandatu yavuga ngo irindi zina ry'ubukirisitu ni iterambere. Uyu munsi mu Rwanda twavuga ngo irindi zina ryo kwemera ni uguharanira uburenganzira bwa muntu. Hahirwa abatotezwa bazira ubutungane bakabugirira inyota, abo nibo bazitwa abana b'Imana. Murakoze, ndumva nabivangavanze, ariko abatwumva bazivangurire, nibatasobanukirwa tuzongera tugaruke dusobanuke. Nta gusenga gusa, ahubwo gusenga kugomba kujyana n'ibikorwa. Isengesho ubundi ni igikorwa. Iyo wasenze neza ntabwo ushobora gusenga Imana ngo nusohoka mu kiliziya usange umuntu ari gukubitwa ku muhanda bari kumwambura utwe yawuriye ngo urebe hirya. Icyo gihe wabaye nka wa wundi ngo wa muntu wamanukaga ava i Yerusalemu aje Yeriko, agahura n'ibisambo bikamukubita bikamugira intere, bikamutera ku muhanda. Umusaseridoti yanyura akamureba ntamwikoze, umudiyakoni yanyura akamureba ntamwikoze, akarinda gutabarwa n'umunyamahanga utaruzi n'iby'Imana, akaba ari we umujyana akamushyikiriza, akamuha umuntu ati uzamwiteho, ibyo uzamutangaho byose nzagaruka mbiguye. Nitutaba n'abasamaritani beza, nitube uriya muntu byibuze wacumbikiye, uriya akanabihemberwa, natwe Imana izabiduhembera kandi n'Abanyarwanda bazabidushimira. Murakoze. Murakoze cyane Padiri Jean Bosco. Nanjye ngiye kongeraho agateregeshwa kanjye batazagutera amabuye wenyine. Ngewe nk'umukristu nongeye guhamagarira abapadiri, abihaye Imana, nibo bagize amahirwe yo kwiga. Rero ubumenyi bahawe bazakoreshe n'ubwenge bwabo, maze bahaguruke dutabarize Abanyarwanda ku buryo bwabo bushoboka. Abadafite impano yo kuvuga nduzi ko banayifite kuko barigisha mu kiliziya, nibaze twigishe no kuri YouTube, duhaguruke tubwire Abanyarwanda. Nibagire rwose ubwo butwari, ndabizi cyane barababajwe kimwe nk'abandi Banyarwanda bose, ariko bakoreshe ubumenyi bashoboye guhabwa pari raporo y'Abanyarwanda bose, kuko amaseminari niyo yigishaga neza cyane. Bakoresha ubumenyi bwabo, bongereho ubwenge bwabo, maze be kukureka wenyine n'abandi bakeya cyane bahagurutse bakavuga. Nibaze bahaguruke rwose, twongere twigishe ivanjiri nyarwanda ya nyayo, turwanye ikibi, turwanye FPR igiye kumara abantu. Murakoze, murakarama. Kereka niba hari ikindi wakongeraho kugira ngo turangize ikiganiro cyacu.
ndashaka gusoza mvuga aka gasengesho gasabira mama Esperance, umuryango we n'abavandimwe be. Ngatura Imana Nyagasani, ngatura Imana Rurema, ngatura Imana Rugira. Nyagasani Mana, wowe ukunda isi n'abayituye, tugushimiye ko waduhaye mama Esperance Mukashema, akatubera icyitegererezo n'urugero ngenderwaho tureberaho uko umunyarwanda nyakuri, umunyarwanda nyawe yakitwara. Yagaragaje yuko ikibazo u Rwanda rufite atari ubuhutu cyangwa ubututsi, ahubwo ikibazo u Rwanda rufite ni ubuhezanguni. Turagusaba Mana ngo ugenderere abahezanguni bose ubahindure umutima, ugenderere abanga abandi babaziza ubusa ubahindure. Ureba abanyarwanda twese utwigishe ko icyo dupfana kiruta icyo dupfa. Tugusabye ngo mama Esperance umwakirire aheza, kandi nawe akomeza dusabire, asabire isi, asabire u Rwanda, asabire abana be, adusabire twese, asabire na Kiliziya y'u Rwanda kugira ngo izasubirane imbaraga mu bikorwa byayo no mu iyogezabutumwa ikora no mu icengeza vanjiri yamamaza. Tubisabye twizeye ko twabihawe, kuko byose twabisabye mu izina rya Yezu Kristo umwami wacu. Amina. Murakoze cyane. Amina, murakoze. Umunsi mwiza kuri twese. Umunsi mwiza, umunsi mwiza tuzasubira.